Bakunzi ba televiziyo yacu aha turi ni mu ruganda Kasesa Distillers and Distributors Limited, uruganda rwamamaye mu Rwanda bwo gukora marikeri ruherereye Gahanga mu cyanya cy'inganda, hanyuma rukagira n'amashami mu duce dutandukanye tw'igihugu hose. Kubemerewe kunywa inzoga rwahishe byinshi cyane cyane mu mpera z'uno mwaka mu minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Niba ujya usoma ku nzoga by'umwihariko zikorwa na Kasesa Distillers and Distributors Limited, twaganiriye n'abakozi b'uru ruganda ndetse na manager warwo badusobanurira akantu ku kandi. Reka tugutembereza uruganda urebe inzira bicamo kugira ngo zikugereho. Tuguhaye ikaze. Bakunzi ba televiziyo yacu nkuko bisanzwe tugeze hano i Gahanga hakora uruganda Kasesa Distillers and Distributors Limited. Tukaba kugira ngo dukomeze ibiganiro tubagezaho ariko dusere no ruganda duhaye n'umujene muraho neza. Twagira ngo mu dutemeze mu ruganda rwanyu rwiza dusanzwe bitwa Kasesa Distillers and Distributors Limited. Murakoze ikaze. Uruganda rwacu hano n'urugo rugendwa twaze kumusura twasindi niba twahera mwatwereka ko duhera kugira ngo tuganize ku biza byo n'uruganda rwanyu. Yego uruganda rwiza cyane ruteye amabengeza. Uruganda rwacu rero rusange dukora produit esheshatu. Ubundi wewe witwa nde ukora ishinzwe iki? Nitwa Jean-Marie Ndatimana, nshinzwe ubuziranenge bw'ibikorwa mu ruganda byose. Okay, byose ni wishinzwe ubuziranenge bwawe. Aha tugiye tugejeje hanga bita blending, naho dutunganyiriza produit zacu mbere yuko tuzishyira mu macupa zikajya ku isoko. Okay. Turagiye muri blending hano. Turabona amatanki manini cyane yari turi hafi 10,000. Aya matanka niyo twakiramo amazi. Amazi asanzwe. Amazi asanzwe ya Wasake tuba tuzakoresha mu nzoga, ariko tubanza kuyayungura nabyo ndabibereka. Iyo amazi amaze kuza ageze muri aya matanka, amatanka mubona agomba guca muri filtre. Kugira ngo twizere ko amazi zino bita filtre? Ya nama filtre. Kugira ngo twizere ko amazi yuzuje ibisabwa dufite ubuziranenge bwose. Ini filtre zose ni filtre. Ubu amazi arimo bari kugenda amazi barimo araca muri filtre. Abashyushye cyangwa abakonje? Abakonje n'amazi asanzwe. Ariko twebwe dukora treatment tuyungurura kugira ngo tugere ku buziranenge bw'amazi dushaka gukoresha mu nzoga zacu. Ya mazi amaze kuyungururwa n'izi filtre ajya mu mashini yabugenewe noneho yiyungurura amazi. Imashini ishinzwe kuyungurura neza. Ishinzwe kuyungurura ni system y'imashini yungurura amazi. Iyo yiriya nini? Niyo yiyi yose. Yose ni imashini. No guhera hariya tugakomeza gutya. Yose ni imashini. Ubu amazi arimo? Amazi ubu ngubu arimo ari kugenda. Arimo aragenda. Arimo arayungururwa ubu ngubu. Ageze hano rero? Tugeze hano ku mashini neza. Iyi ni mashini twabwiraga, iyi ni operating system y'imashini yacu. Yashinzwe kuyungurura aya mazi. Ko twakira amazi tukayungurura amafiltre yangiza agacara mu mashini kugira ngo twizere ubuziranenge bwayo. Ko ari amazi nyamazi bijuzanye. Akwiye kujya mu nzoga tugomba guha abaturage. Irayacanira cyangwa irayungura ntabwo irayungura gusa. Igakuramo imyunyu ngugu, igakuramo n'indi myanda yose, igakicara microbe ikoresheje UV, system ya UV. Ikicara microbe ubwo y'amazi. Ubu yari afite? Irakora. Mibare nikivuga ko iri kugenda yatunganya. Iratunganya amazi. Ubwo y'amazi tumaze kuyungurura neza, ngo tubona koyohereza mu nzoga. Muri spirit yacu tukabikorera muri kino kigega cyitwa blending tank. Blending tank ubu aya mazi agiramo ari amazi yujuje ubuziranenge. Kwinzira y'indende Gusa bisaba umunsi umwe cyangwa bisanga iminsi itanu kugira amazi ave haragera aha ngaha? Bisaba amasaha menshi. Imashini zihutisha akazi. Mwabiregeye ku buryo bifite amasaha yayo. Urabona turavansa muri tekinoloji, imashini zihutisha akazi. Ubwo amazi na spirit ageze hano tuvangira hano tukavanga inzoga yacu. Uko tuvanga inzoga niko tugenda dupima ibijyanye n'ubuziranenge bw'inzoga. Harimo n'inzoga. Hano harimo inzoga y'indakura. Iyo niyo numva iri gushya? Iyo niyo numva iri gushya. N'abakobwa bari gukora. Noneho uko tuvanga inzoga niko tugenda dupima ubuziranenge bw'inzoga yacu. Buri kanya muri kumupima ko kandi tuba turimo dupima ubuziranenge. Hari amabwiriza ashyizweho n'ikigo gisura ubuziranenge kizwi nka RSB, tugenda tuyakurikiza kugira ngo twizere neza ko ibintu tugiye gushyira ku isoko byujuje ubuziranenge 100%. Zivuye hano rero mugeze hehe? Inzoga niho tuyikora ngaha tugashyiramo n'ama flavors. Flavors ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni utuntu dutuma inzoga yacu nyine yiharira. Ni produit zabigenewe. Ni produit zabigenewe zituma inzoga yacu yiharira. Yamara kujyamo tugakomeza hano. Mushyizemo ibyo byabigenewe. Ziraje. Inzoga ziraje ubu zigiye mu matanka tuzibikamo. Ubu ziri muri tanka? Hano mu matanka zirimo, aha hose zirimo.
ubu zavuye hariya mu Kisanga hano hakora iki hamaze iki aha ngaha no gushyiramo inzoga yacu kugira ngo ihoreremo sinzi niba guhora mu byumba kw'inzoga ikabanza igatuza tugakomeza kugenda dupima bya bindi tugomba gupima by'ubuziranenge bw'inzoga mwe mugikomeza kuzipima tugipima ubuziranenge bwayo tuba kugira ngo twizere neza ko tuzayihe abakiriya ikintu cyujuje ubuziranenge oya nzoga impamvu iryoha nuko yanyuze ahantu henshi n'abandi bakenga umuntu tumwe bakashyirwa ku isoko nta n'ikintu kirimo na kimwe inzoga yacu imara hano iminsi 2 tukipima ubuziranenge bwayo muki mutarayizera tuba tuyizeye ariko tukibasha kumenya neza ko yizewe 100% ivuye hano rero ahangaha nahita kugeze ayo sina matanga byose ni ibigega bifite role nk'iki ngiki yo kubikamo izo nzoga zose nizo zose n'inzoga izo zose ni ibigega tuzanywa zose ubu mbese zirategereje zirategereje ko tuzaprova ko ziranenge neza 100% tukabona kuzishyira hose ari ibigega byuzuye inzoga hariya hose ikindi nakongeraho iyo tumaze gukora inzoga nk'uko nguko tuyijyana no muri RS za FDA baradusura bagafata amasampo mbere ko ziva hano muri bigeka bagafata amasampo bakazijyana bakabona kwemera ati inzoga nta kibazo inzoga zacu zikabikuza mukabona kuzishyira mu macupa hari ubu muri make ubu muracyari teste ariko by'ubuziranenge bwuje bwose turacyari tuba twigenzura ubuziranenge ubuzirimo ubu nta wanywa kuko ni murazi ntabwo murazi uburenganzira zujuje ubuziranenge izo twamaze kwiza neza ko zujuje ubuziranenge izo tujyana ku mashini ubu hari izazamutse ruguru hari izazamutse ku mashini murazibonayo turi burebe zatangiye kwengwa umaze rero kwerekwa ahantu inzoga zitangirira mu bigega kuva ku mazi kugera ku mafilitire kujya bavanze n'ibigize inzoga aha tugeze nahitwa iki aha tugeze ni muri packaging room ni ukuvuga iki ni ahantu ngo za nzoga zacu zujuje ubuziranenge zishyirwa mu macupa n'imashini zibikora hamwe tuvuye hano naho inzoga zitunganyirizwa aha ngaha naho inzoga zigira mu macupa zinyura he zihagera sinzi ndabona ibintu niba ari inzira niba ari haba hari inzira iyi niyo nzira zinyuramo ziza zituruka hamwe amwe atweretse zituruka hariya ziza mu mashini hano ziza mu mashini hari amapompe yabigenewe akurura inzoga akurura inyuma hahandi muvuye ubwo zirakomeza zikaza layini mureba zimaze kubona etiketi imaze kugeraho wahagera ukavuga ati turi gukora inzoga yitwa gutya ubwo zigeze aha tuba twageze ku bintu bya taxi stamp iyi mashini tugezeho iyi dufasha gushyiraho stamp umusoro ya Rwanda Revenue iyi nayo ni automatique ibikora automatique nikishyiriraho uburyo inzoga zanyu ziba zishyuwe nta kibazo neza baba babireba iriya screen iriya ni systeme yabo Rwanda Revenue bireba direct wayo bifite kamera hano iri connecte automatiquement inzoga yuje ubuziranenge irasoze nta kibazo turakomeje ubu tugiye hehe table parking ahangaha abaraha apakinga ya nzoga yujuje byose ayifata ayishyira mu carton box hano turabereka ahantu tuzipanga iyo zimaze kugera ahangaha barazizana ubwo twarimo turi kuzikora processing zigeze ahangaha niho zipakingirwa iyi nzira yose tubona ni ivana inzoga epfiriya twavuye ari inzoga imwe izana kugeza ahangaha inzoga imwe kubona ntabwo byoroshye ibintu rwose bikorewe buri kimwe cyose byabikoze ibi ni ubwenge bukomeye cyane niyo line ahubwo rwose ubwo zageze mu mabogisi bahita bapakinga ubu izi ni inzoga zanyuze zujuje ibisabwa ubu twarangura twagura nta kibazo nta kibazo uruganda rwose ndabona gusa urwa mbere muri Afurika hari urundi ruhari nk'urura ni urwa mbere uburyo rugaragara rwose muri bino bihugu bya East Africa ni urwa mbere biragaragara iyi ni bita African gin yanze abantu bose bakunda naho yibereye iyi ngiyi bakunze televiziyo yacu rero dore kakwega abantu benshi bakunda bita original Kasesa brand Africana none twagize ku isoko yarwo naha ngaha n'ahandi abacuruzi abaranguzi naha ngaha muje aha tugeze rero nyamusokera tugeze ni hariya nyine nanga okay yanze twerekaga niyo yiriya ni inzira nabereka twagiye ya nzoga yacu dufite amapompe ayikurura muri ya matanka akaza akayishyiramo hano iyi mashini irimo iroza amacupa murebe ubu nta kintu kirimo iri ni icupa ririmo ubusa
noneho iriya mashini iraryoshye iri kuryoshye iri kuryoshye harimo amazi se harimo amazi rwose urebye harimo puresa nozo zishyira amazi mu cupa none iva hariya ubwo twaje ahangaha maze koza imaze koza iri umutekinisiye ni umutekinisiye woperatinga sisiteme yose areba niba hari icupa ririmo ubusa ahita arikuramo ako kanya swati ndabona n'imifuniko hariya urabona iri gushyiramo inzoga inzoga iriya imanuka muri iriya mihe biri kujyamo ikayipfundikira nta uriya mufuniko se ujyaho gute umufuniko nawe ni otomatike urabibona ntawe uwukoraho urizana niyo mpamvu tubabwira ati turakataje mu iterambere ikoranabuhanga rikomeye cyane ikoranabuhanga ubu turi mu ruganda abaturage mukurikiranye televiziyo yacu ubu turi mu ruganda aho za nzoga mukunda zengerwa hariya hano mwenye inzoga yitwa ngo iki kasese turazenga dufite amoko menshi y'inzoga tukagira purikanidini porofesa warage ni nyinshi cyane n'amoko agera ku 9 amoko 9 y'inzoga muzajya mugenda mwegera abanyarwanda muhura nayo ku isoko zose zagiye aka ngaka ni akakora iki sukwini ubwo hariya tuba twashyizeho imashini zose ni ahantu ukontororera niya porogaramu uko biri kugenda byose ukamenya ati ese iri koza amacupa ese iri kuyafiringa ese iri kuyapfundikira isheni ese iri kuyatwara kuri sipidi ya kangahe iyi ngiyi niyo uyu mutekinisiye byose ababizi byose ababizi cyane uriho tekinisiye tuba dukorana umunsi ku munsi ukomere cyane ndabona ukora akazi kenshi turagibwa inzoga zazimaze kugira zanapfundikiye deje ubwo ziba zapfundikiye iyi ni ya nzira twereka cya kiriya rahimye ya nzira n'ubundi ikomeje cheka layiti ni layiti ikwereka niba icupa ririmo umwanda rivaho ni iki korea iri atari cyo rivuga ni iki itara rivuga hari ibyo ari projecta mu cupa umwanda ukavamo iti simbuka ikizana ako kanya uyu mwari ni ushinzwe kureba kuba ari tayari kureba niba hari icupa rifite ikibazo arikuramo nziza cyane Dani hano suri gukora iki hano mande kureba inzoga zifite ikibazo zipfundikiye n'izidapfundikiye ubwo nk'iyo nipfundikiye ikibazo ubibwirwa n'iki bibirwa nuko iyi layiti ikunyereka uko bimeze imashini yabikwereka yego iyi layiti iri ahangaha ndeba niba ari inzoga zifite ikibazo mpita mbibona ahangaha ibintu bimaze nk'igihe kingana iki igihe kinini uruganda wese wajyamo wagakora akazi nta kibazo urakoze turacyari kumwe n'umutekinisiye ushinzwe kureba uko inzoga zinjira n'uburyo zisohoka aratwereka aha tugeze turabona ko iyi ni ya nzira atweretse ubu ziri kumuka ubu iyi ni draya yazumutse icupa rikaba riri seke ku buryo ya etikete yacu ifataho neza nta kibazo rero ko etikete tuzigezeho zatangiye kujya hose ubwo ni ukuvuga ngo aha turi gushyiraho batina itariki yakorewe y'inzoga yacu hejuru yamuteke hejuru yaragiraho itariki 9 z'ukwa 12 zagezeho kera cyane dore iyi mashini yacu nayishyiraho rebo ishyiraho etikete urabona hariya nta etikete iyi mashini y'icyo dufata ese ko nabura ukuri rujyaho dore yagezeho otomatike ni iterambere itariki na etikete byagezeho kera ukora ubuhanga bukomeye cyane hano twageze kwa Rwanda Revenue twahageze ngaha reba no automatique uburyo byishyiraho namwe mwabibonye system ibiri kuzisoma namwe mwabibonye kamera ya ubu iyi system yose yubatse aha ubu ni Rwanda Revenue hicaye inzoga zose bamaze kuzibona ziri wabo ziruzuje byose ariko nizeye ko batatubona aho inzoga zabo gusa zigeze ubu rero yagira hano cyangwa kari kuzipakinga umwana rwose baba bafite courage bapakinga izamwana nyinshi ko nuri yaramufasha n'uyu akamufasha ndabara bafite courage cyane ikatijyamo inzoga zingahe hajyamo zingahe kandi ko zamucitse nta kibazo n'aba ngaba barafashanya kuko yenenye hajya iyi ni Afrika 24 Afrika ni gini Afrika ni gini ubu kandi wabona bibona bagiye kwikorerwa i Burayi cyangwa muri Amerika ni mu Rwanda hose zigerayo hagira ngo niyo mu Burayi cyangwa muri Amerika hose zigerayo aya ni amakarito amaze kugira ku munsi mugira nk'amakarito nk'angahe
biterwa n'uburyo twakoze imashini systeme yayo ni automatique urayisetinga fonction ya commande ufite uraaccelera cyangwa ukagabanya ariko ntago tujyasi amakarito 800 bakunzi bacu raha turi ku ruganda nyirizina wa Kasesa Distillery and Distributors aho inzoga z'amoko yose tukaba turi bari kwenga African Gin aha niho mubona za nzoga zose mujya munywa nazikorerwa tubaye karibu rero twabagere ku isoko zifite ubuziranenge nta cyo na gitoya ahubwo zitera akanyamuneza mu mubiri umuntu akanywa akagera yishimye ubu izo nzoga nizo muzakoresha kuri Noheli cyangwa zizaba zarashize kuri Noheli turagiserera n'ubundi turi gukora cyane murakomeza cyane ibiketo byose birashira vuba cyane mufite n'amakomande cyane n'abafite n'abakoga beza cyane muri aho bankumiwe ndabona mukora neza kano kantu se karakuryoha nawe kararyoha sawa twereka ko inzoga aho ihera kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo kugira ngo ibashe kugera ku isoko turi ko ndi muyobozi muraho neza mwenge mwitwa bande ni Kabutera Vedaste rero agiye kutugembereza muri stock y'inzoga bazishyira kugira ngo zibashe kuhava zigana ku isoko mu ruganda runini cyane ha hose ni imodoka zuzuri zose nizaje gupakira nizaje gupakira zose nizaje gupakira okay ni byiza cyane rwose ubwo mujye mwabakira bashinyo boteregano cyangwa mu minsi mikuru tugezemo y'ubunani na Noheli hanyuma tugene ho iki hano ni muri stock turabona ni inkumi nziza cyane iyi niyo ushinzwe mu musaruro hano stock bravo wankumiwe inkumi nziza cyane ahubwo turi gutwara tugere kuri televiziyo yacu nta kibazo uraboneza mukomere cyane mwitwa bande nitwa Rutayisire Joanna ni izina ryiza cyane mwe mushinga iki hano njye nshinzwe stock y'inzoga zose babenga hariya yego watwereka ibi mbona ni inzoga sizingize iki oya aya ni amacupa yego inzoga zijyamo hari igihe muyamara agashira yose bagakanya inzoga yose arashira andakaza kuzura hose yego niyo mpamvu abantu bose bashize icyaka ubu ugiye tujyanye no kwereka inzoga ziba ziri hose sasa turabanza hano inzoga amacupa bari twayabonye stock y'amacupa muyagira aha ngaha naho inzoga izo si inzoga yewe nta nyose zongera kwica abantu kabisa ayose ni biya byose ni inzoga ibi byose izi ni iriya nzoga yitwa ngo iki iriya ni pure waragi yitwa pure waragi yaryoha cyane uri agasoma hose oya ntago nsomaho ariko pure waragi ni hehe ni izi ngizi ni iyi ngiyi izi ngizi turi kubona pure waragi hanyuma iyi ni African Gin African Gin ni izi ngizi ni nazo zizi izi ngizi nazo ni mu bundi bwoko izi ni ngo iki waragi iyi ni pure waragi ariko yo ifite mililitiro 200 biterwa byose ntago zingana impuza hanyuma izi ngizi iyi ngiyi ni cabinet ariko izi ngizi ni ziba zarafashwe n'abakiriya hari kinga ubu mbese ni commande abantu babafashe ubu ni wakora na kamwe oya ntago bishoboka izi none nizo bari buze kujyana batari bafata izi ngizi nizo batari bafata nazo cabinet izi ngizi izi ni cabinet izi ni pure waragi ariko pure waragi umese rwa mbese waragi pire itavangiye yego iyi cabinet ifite akarusho kayo cabinet turabyumva nawe nyine rwego iraryoshye pe wagasomye ngo kararyohe oya ntago nsoma ariko abasoma baduha ubuhamya baguhamya ati ntiwareba nyine iyi niyo yandi Afrika iyi ngiyi ni African Gin bizose zunzanga ubu se bwari kwera ntibazibona ako mbonye ariko n'izindi nyinshi cyane iyo bamaje kuzikora hari hepfo mwabanje baza hano bakazi ari bakamenya naje kuzipakira arabonye gupakira abo ngabo bategereje ko tubwire rero wumva wishimiye gutera gukora muri ruganda rero kugira ngo cyo mabese urutezo muri misi nk'iki ubundi byose hamwe n'iterambere muri rusange kandi no gushimisha abakiriya hari bari umukobwa ari umudamu ndi umukobwa ubu urateganya kuzaba ari kuri umugabo cyangwa ufite fiance oya nta fiance ntaki ubuzima nakazi nyine nta kintu ariko yahamya ko mu iterambere uteganya imbere yose urikesha no ruganda ukorera cyane imibereho myiza naka kazi nyine uretse nanjye njyenyine n'abandi bagenzi banjye baguha ubuhamya pe bakoze igihe kingana iki bigeze nko ku myaka nk'ibiri ni nk'iki bishimira wakoreye nda uvuga uti umusaruro ufite maze kugira aho umukesha n'uruganda umusaruro niyishyuriye amashuri yego urarangiza kaminuza wikesheje umusaruro wavanye aha ngaha ni byiza cyane ubu n'umugabo murakoze murakoze cyane
nitwa Butera Vedasti nkaba ndi human resource wa Kasesa distributor. Ubu ni kuvuga iki? Mu ruganda rukora inzoga z'amarikeri. Ushinzwe abakozi muri rusange. Muri Kasesa. Hanyuma rero twabonye uruganda rwiza cyane runini ibinyobwa bitandukanye hano. Ese wamaze nk'imyaka ingahe ukora hano? Maze imyaka 5. Uba kufite uburambi. Hano wishinga abakozi mufite nk'abakozi bangana iki mu bava ko bakesha yenda amafaranga cyangwa ubuzima n'uruganda? Abakozi barenga 70. 70 bose bavana amafaranga hano. Bavana amafaranga hano. Ni nk'iki yenda abakozi kugira ngo bashe gukora neza bishimira nk'akaye karusho mu bakorera? Twebwe abakozi bacu cyo tubakorera cyiza numva gishimishije nuko umushahara wabo babonera ku gihe bahembwa neza kandi bakabyishimira cyane numva nta cyaruta igihembo umukoresha yaguha kandi akakigurira ku gihe. Murakoze cyane. Abakiriya bagana mu bafata gute muri rusange? Abakiriya batugana hano tubafata neza cyane kuko nta mukiriya wipakirira inzoga tugiye kubaha. Iyo azanye imodoka ye hano turamupakirira tukamuhereza tukamuha umuzigo we wuzuye akagenda yishimye cyane. Hanyuma ubwoko bw'inzoga mukora hano ni dukora inzoga yitwa African Gin, dukora inzoga yitwa Kasesa Pure Rage, dukora inzoga bita Original Pure Rage, dukora n'indi bita Professor. Ubwo bwoko dukora zose nizo mukora? Zose turazikora hano. Hari n'indi bita Cabinet Coconut. Cabinet nayo ni mu mikora iri abantu benshi bakunda? Iri abakunda cyane ni yacu. Nayo turayikora. Hanyuma mufite amasoko ahagije mu gihugu aho mugemura nehe na hehe? Tugemura mu gihugu hose kuko ibinyobwa byacu bifite ubuziranenge, bifite AS mark. Bivuze ko twemewe no gutanga inzoga zacu no hanze y'igihugu cyane. Tube kumaze imyaka 5 nk'ikintu wishimira uruganda rwakugeje uvuga uti iyi majyambere mfite nagezo nyakesha no uruganda nkoramo ni nk'ikihe muri rusange? Murakoze cyane. Iterambere rya mbere nuko ndiho kandi nkaba ndiho neza. Ikindi umushahara mpembwa nabashije kwiyubakira, nabashije kwigurira inka, nabashije kwigurira ubutaka mbikesha iyi kampani ya Kasesa. Nk'umuntu ushinzwe abakozi rero n'ubwo bitumwenda waha abakozi bagenzi be kugira ngo barushe gukora banabyaza umusaruro imirimo yabo ya buri munsi bakora? Ubutumwa naha umukozi mugenzi wanjye nuko tugomba gukora tubishyizeho umwete, tugashishikarira akazi, tugakorana ubwitange mu kazi ka buri munsi kugira ngo nabo dukorera bajye babona inyungu kuko za nyungu dukorera nizo twongera tugahembwamo. Abakiriya bagane rero tubona mufite uruganda rwiza, mufite ibinyobwa byiza byinshi kandi bihagije, niki mubasaba kugira ngo bakomeze bagane ari benshi? Nabwira abatugana ko amarembo afunguye, nta muhezo uhari, kandi mbabwira ko ibinyobwa byacu ari ibinyobwa byiza cyane, ni ibinyobwa bikunzwe n'abantu benshi kandi bishimira cyane. Nawe wabibonye nk'urumboranira tuba wabyiboneye ko ibinyobwa byacu ni ibinyobwa byiza cyane bifite ubuziranenge buri umwe wese yagana. Tumaze gutembezwa uruganda rwanyu n'ibikorwa byiza mukora ibinyobwa by'amoko atandukanye, twagiye mutanye mutwibwira namwe inshingano mufite hano muri rusange. Amazina yanjye nitwa Ruzigana Wilfred. Inshingano afite muri uruganda rwa Kasese ndi manager w'uru ruganda. Muri manager w'uruganda twasanze mufite abakozi benshi. Ese hano ni ibihe by'ingenzi mukora abakozi kugira ngo babashe kubaho neza ko twabonye bakora bishimye? Hano icyambere umukozi w'ikimushimisha ni uburyo umwegera, uburyo muganira, uburyo umwegereza. Ikindi cyongeraho ni uburyo umuhemba. Rero aha ngaha abakozi bahembwa neza, abakozi bitabwaho mu buryo butandukanye. Tujyana ibiganiro bitandukanye bya buri munsi, inama se, imisanzu tubatangira ni byinshi abakozi bahabwa aha ngaha bituma babasha kuba bishimye, mwababonanye akanyamuneza ku maso yabo ukabona bishimye. Hanyuma batubwiye ko mufite amasoko menshi, ahantu mufite nk'amashami mu ntara mugemuriramo ibinyobwa byanyu cyangwa se babisaka uruganda bose? Oya, dufite amashami yo atandukanye.
hanahita nka head office nk'icyicaro gikuru ariko tukajyana n'andi mashami hirya no hino mu ntara ni nk'amadepo yacu aho ushobora kujya nk'i Kayonza ukayisangayo mu Mutara ukajya Rubavu ukayisangayo henshi hatandukanye gutyo rero ni amadepo tuba dufite hari abaza hano ariko dufite n'aho tugemurira nko mu mujyi niho bafasha gufata ibicuruzwa byacu tukajya nko mu mujyi tugira umuntu uduhagarariye ariko no mu maduka atandukanye ibicuruzwa byacu babibona kandi babibona ku bwinshi. Akarusho mwihariro kurusha izindi nganda nakaye ko tubona inzoga zanyu ziryoshye abantu benshi bazikunda no ku isoko, akarusho mwamwihariye kurusha izindi nganda zikora inyobwa nk'iyi ni nkakahe? Akarusho nta kandi nuko ibintu byacu tubikorana ubuziranenge, tubikorana isuku, tubikora biteguwe neza, dufite abakozi b'abahanga, dufite abakozi barimo babyigiye babihuguriwe, bafite abasertifika yabyo, nibyo koko ziraryoshye. Akarusho kandi nuko tugendagenda hirya no hino tukabasha no kujya kuri wa muturage wo hanyuma. Yego. Mukazi kanyu kwa buri munsi hari ingorane mwamufite vuga muti turakora ariko hari ingorane duhana zo mu kazi? Oya, ingorane ni ibisanzwe, uri mu kazi wese ntabwo uri ngorane. Tugira ingorane n'urugero nk'ibikoresho dukoresha ni ibiva hanze. Okay. Urabitumiza bikamara nk'amezi 2 ukwezi se, byinshi tubivana mu Buhinde, ibindi tubivana Brazil. Urumva hari ingendo nyinshi zo mu mazi zitinda, byajya Dar es Salaam rimwe ugasanga amato akurikiranye ubwo butaragerwaho. Nizo ngorane. Ikindi niyo bigeze mu Rwanda hari nibisanzwe, ntabwo ari ibintu bikomeye. Nowe rero butumwa yenda muhariro wenda abakozi mushinzwe nk'umuyobozi mukuru kugira ngo bakorane ishyaka bishimye, none wenda n'ubutumwa mwaha abagana uruganda rwanyu? Inama cyangwa se impanuro twaha abakozi nuko umurimo unoze niho kazi keza, gukorana akazi umurava, gukora akazi bakunze, kandi uko bakora akazi bagakunze n'uruganda uko rugenda rukura narwo niko babatekereza. Ntabwo uruganda rushobora gukora ngo rusige inyuma abakozi barukorera. Rero rwose courage ku bakozi, bashyira imbaraga, ejo ni heza. Murakoze. Bagana uruganda bo? Abagana uruganda rero turabizeza serivisi nziza, kubakirana ineza, kubakirira ku gihe, ibyo bakeneye bakabibona uko babisabye. Nake karusho mateganyirije muri ubu bunani cyangwa iminsi mikuru yegereje? Ubunani nuko hari byinshi turimo gutegura, nk'ubu turimo turategura kuzajya ucyo tukaganira n'abakiriya bacu. Abakozi n'ubusanzwe dusangira iminsi mikuru, ariko ku bakiriya bacu turimo turategura, hari imyenda turimo gutegura kuzabahereza, tunategura amabanderole, turategura ama-t-shirt, amagofero. Kuyo mbega mu mpera z'uyu mwaka ntangira z'utaha hazaba hari ibikorwa byinshi bigaragara bya kampani yacu. Yego. Murakoze. Murakoze cyane.